ndavugamo abantu babiri gusa mbabarire mbavuge. Yigishije Dr. Chef Kabambe mukuru wakurikira bwa kabiri, niwe wamwigishije igisirikare, aramutraininga aramwigisha, ni nawe wamukuye mu Rwanda twarabanaga. Uwa kabiri yigishije ni Sebukwe ubyara umudamu we, njyewe yarambwiye ngo yaramuviringise. Bari mu kazi kandi we yamukoresheje refresher course. Sawa, murakoze. Mu by'ukuri ntabwo binyoroheye kugira icyo mvuga kuri uyu munsi. Ndavuga mu bice bitatu, nshobora kuvuga ibintu byinshi ariko ndabivuga mu gihe gitoya. Ikintu cya mbere nshaka kuvuga, nshaka guheraho, ni ukwihanganisha abantu. Icya kabiri, ndashimira abantu. Icya gatatu, mvuge amagambo makeya kuri uyu mugabo. Nkuko nari mbivuze, ndabanza kwihanganisha umuryango twese, umuryango mugari w'Abanyamurenge, kubura uno mugabo ni igihombo gikomeye. Njyewe ndamuzi cyane, kumubura ni igihombo kuri communauté yacu y'Abanyamurenge, ndetse kumubura cya Kongo mfite agahinda kenshi cyane. Icya kabiri, ndihanganisha papa na mama, aba babyeyi murambabarira, aba babyeyi bacu cyane cyane papa, yageze yicaza uyu mugabo akamwumvisha ko kwiga ari byiza. Akamwigisha ko kwiga ari byiza, ariko akamubwira uti wakwiga utakwiga nta cyiza nko gukorera igihugu cyawe. Wagikorera warize, wagikorera utarize, ariko umugabo wese akwiriye gukorera igihugu cye. Papa ni umuntu udasanzwe, arahari, gukunda igisirikare, ariko amushyiriraho nk'igihe azinjirira igisirikare. Ibi mvuga ni ukuri. Aramubwira ikintu ugomba kubanza gukora. Ndamwihanganishije kuko yabuze inshuti ye magara. Uyu yari inshuti ya papa, uyu nguyu akaba inshuti ya mama, ni nawe babanye igihe kinini. Ndihanganisha umudamu we n'abana be ngo bakomere. Abana baracyari bato ariko bakomere. Ndihanganisha abavandimwe banjye, nkuko babivuze, turi abahungu 5 n'abakobwa 2, ariko twese mwacu tuza twicara
tukaganira tukavuga tuti twebwe dushima Imana ko mu muryango wacu natwe dufite nibura abantu bari kuri front line iwacu twebwe. Uyu nguyu afite mukuru we akurikira bwa kabiri uri kuri front line, nawe ni majoro, ni docteur. Shima Imana ko ndi kubivuga professor ari hano, kuko ibyo mvuga byose arabizi. Nihanganisha umuryango wa sogokuru Kabambe. Umuryango wa sogokuru mpere kuri papa, iyi ni domaine yabo, ahari nije wavuyemo, ariko abandi ni abantu bakunda aka kazi cyane. Imana ibakomeza aho bari, mu by'ukuri babuze inshuti ikomeye. Famille restreinte ndabihanganishije, nihanganishije ba Muyomba, ndabizi neza ko mudukunda. Njyewe nigeze igihe kimwe gushaka kuvuga ngo nkunda cyane, namwe mwihangane. Nihanganishije famille y'Abagorora. Ndi kuri iyi famille, mureke mvuge impamvu Bienvenue yashatse mfurakazi. Aje kumushaka, twari tumuzi, nta n'amafoto ye twari twakabona, yarampamagaye. Uyu nguyu ameze nk'umwana wanjye. Arampamagara, arambwira ati ngiye gushaka umukobwa w'umugorora. Ariko icyo namukundiye ni umwuzukuru wa Cunguti. Uyu mwana yavugaga arimo guseka, imvura yagwa itagwa, nzashaka umwuzukuru wa Cunguti. Noneho baze abana bavuka kuri Mufahaya na Cunguti. Mufahaya niwe data. Akazi bakoze abo basaza bombi bagakoze neza cyane. Uwo nguwo, haza Abanyamerika, haza abahehe, nzamubatwara, nzashaka mfurakazi. Abagorora bari hano, umuryango wa data ukunda umuryango wanyu. Turabakunda cyane kubera ko mbere yo gushaka umwana wanyu twabanje kugira za motivation zijyanye n'ubutwari gusa. Sogokuru Cunguti, reka nihute nshimira abantu, nze kuvuga kuri uyu musore umwanya muto, kandi deja uko nanamuvuze mwamwumvise. Shimiye umuntu wese uri muri iki cyumba, mwagize neza kwigomwa umwanya wanyu, mukigomwa izindi gahunda zikomeye mwari mufite, mukaza kubana n'uyu muryango. Imana ibahe umugisha. Shimiye umushyitsi mukuru, mumbabarire mbivuga uko nabitondekanyije. Professor ndagushimiye icyo akoze, Imana yarakoze kuturonkera uyu munsi, ukaba nawe yari yarakurongeye kuzaba uri kuri uyu musozi. We are so happy yo kuba uri muri iki cyumba. Imana iguhe umugisha. Shimiye itorero rya Philadelphia, iri torero turimo. Impamvu ndivuze ni ukugira ngo abantu b'iwacu muri Serpa bumve ko turi hano. Icyo kintu kuri twebwe ni ikintu gikomeye. Mumbabarire muri face yanjye niba hagaragara gucika intege, nta kundi byagenda. Ndabashimiye pastor, ndabashimiye mu izina ry'iri torero, ariko kandi nakozwe ku mutima n'iyo connecte ihari yacu nka Serpa. Imana ibahe umugisha. Ndashimira umuryango wa MPA, ngire ngo
perezida arahari, perezida wa MPR ni kolege wanje kandi nanjye mba muri executive, baraza kugira umwanya wo kugira icyo bavuga, ariko mu by'ukuri perezida ndabashimiye mu izina ry'aba banyamuryango bose baraho, Imana ibamugisha. Ndashimira itorero rya Gilgal. Bishop Denis ni umuvandimwe ariko akaba n'umubyeyi mu buryo bw'umwuka. Mu izina ry'itorero rya Gilgal ndabashimiye rwose, Imana ibamugisha. Reke nihute kandi mwihangane ntimurambirwe. Ndashimira uyu muryango, uyu mugabo yabarizwagamo. Ndabizi barankurikira ahantu henshi n'abandi bazankurikira. Yabarizwaga mu muryango witwa MRDP Twirwaneho, niwe muryango mukuru yabarizwagamo. Ayandi ni amafamiye restaurant. Iwacu mu Bahire, mu Bahinda, mu Basinzira no mu Bagorora, umuryango mukuru twese tubarizwamo ni umuryango wa MRDP Twirwaneho. Uyu muryango ni umuryango ukomeye n'abatawurimo bazawujoininga. Ndashimira abantu bose bagiriye Bienvenue icyizere, yari umuhanga cyane, ndaza kubivugaho bukeya, bakamuha inshingano yari afite muri MRDP Twirwaneho. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abanyamibunda bari hano, abanyakarere. Tukiri kuri iki reka nkivugeho gusa ikintu kimwe, iwacu ntihagituwe, ariko dufite inzozi z'uko umunsi umwe tuzicara gutya ku itara iwacu mu Mibunda. Tuzongera twicare kuri ya mirambi. Jean Makanika yaravuze ngo dufatanye na buriya butaka. Imana ibahe umugisha. Reka mvuge gatoya ntabarambira kuri uyu mugabo. Nkuko mwamwumvise ni umuherezi wacu, avuka mu bana 7, abahungu 5 n'abakobwa 2. Uyu mugabo yakuze yihuta cyane. Mu kintu kimwe cyamuranze ni ugukura vuba. Hari step z'ubwana z'ubugimbi uyu musore atigeze abamo. Ni ukuvuga ngo akura yamaze kugeza imyaka hagati y'8 n'9 atangiye gukemura ibibazo byo mu mihana. Uko ni ukuri kw'Imana. Bienvenue mu myaka 13 yari asigaye ava ku itara iwacu abahazi, akaja kuvura amatungo mu Turambo. Tiwomenya ubwenge bw'uyu mugabo aho bwari bubitse. Yaragira ubwenge akagira n'ubumenyi, akamenya kubihuza byombi akiri mutoya. Mu myaka 15 Bienvenue yarazi gutera inka imiti, yarazi gusuzuma inka akamenya ngo irarwaye kandi irwaye iyi ndwara. Akagira inama umwungeri akamubwira uti y'inka yawe tuyivuze uyu muti uyivuze uyu nguyu. Tukibaza uyu mwana ubu bwenge bwo kumenya imiti ivurwa iterwa inka yabukuye hehe? Yari umuhanga cyane. Yavuye inka z'abanyaturambo, yakundaga Chef Muhire, yagaze ava mu Turambo agahuruka iry'iwacu kwiruru arimo kuvura inka. Basogokuru bamuyombo wa mama niho bari batuye bakijamba, niyo yari intego kwari ugufasha abanyamibunda. Afite 15 muri 2016 Bienvenue yajoininze gisirikare cyari gihari, babivuze simbitindaho, ariko ndashaka kuvuga muri 2019. Ibi byose yakoze tigeze atakaza n'umunsi umwe wo kuba mu ishuri cyangwa se wo gukorera ababyeyi. Yakoreye ababyeyi, araniga n'ishuri,
kandi amakuru njyewe mfite yatangiye ishuri rya primaire atarageza imyaka 7, ndetse abarimu bamwigishije bose, abamuciye imbere, abamwigishije, abo yaciye imbere ngire ngo bifuzaga ko Bienvenu agenda asimbuka amashuri kubera ubuhanga yagiraga. Ati ubwenge afite si ubwo mu wa mbere, arangana n'abana bo mu wa 3, ariko umwana agomba kwiga amashuri yose nk'uko kalendriye biteganya. Muri 2019 yari mu mwaka wa 5 wa secondaire, ava mu ishuri asubira mu gisirikare. Turwana intambara itoroshe yo kugira ngo 2016 yo kugira ngo Bienvenu nk'uko yari yarasezeranye na papa, navuze ntangira, abanza agire diplome d'etat. Turwana intambara itoroshe, tujya kumushaka, tumusanga kwa Letise Mahurungure, turamumusaba, aramutanga. Bariya basore biwacu nubwo bari bakeneye abantu, ariko kibari bakeneye abantu gusa, bari bakeneye n'abantu bafite ubumenyi. Tunagende aje mu ishuri, ejo n'ejo bundi azagaruka. Ndabizi ko ngiye gutinda, mu mbabarire. So ariga, abona diplome d'etat ku nshuro ya mbere y'amanota 69 muri Kongo. Murumva ko atarasanzwe. Icyo gihe amaze kurangiza amashuri yaravuze ati ngaho rero icyo mwashakaga, icyo twasezeranye kirarangiye, ahasigaye ngiye gukorera igihugu. Murabona ukuntu tumeze nabi, ababyeyi barimo baricwa, abana bakicwa, abasaza bagatwikirwa mu mazu, sinakomeza amashuri. Gusa musaba ikintu kimwe, ndamubwira tuzaze mu Rwanda ukore stage kuri kaminuza y'igihugu, nurangiza stage ubwo ahasigaye nahawe. Mu by'ukuri njyewe sinaza nshaka kwasubira mu gisirikare, kubera ukuntu naza mubonamo potential y'amasomo. Ndavuga ati uyu nguyu ayo tutize zayiga. Si stage gusa, aramanuka i Butare akora stage mu bintu bya agriculture, ibyo yize. Abamukoresheje atazi Icyongereza, icyo yari yarize n'icyari cyinshi, yagifatanyije n'iyo mirimo, araperforming, bashaka kumuha buruse. Ndavuga ati no, wo kabyarawe ngaho banza wikubite n'ahari i Butare. Arabyanga, asubirayo, aja muri aka kazi asorejemo. Sinshaka cyane kuvuga imirimo ye muri aka kazi, kubera ko natekereje ko peut-être abandi bantu babivuga, ariko kuri ibi mufite ibintu bibiri gusa. Mu kazi yari ashinzwe yagakoraga neza, ndetse no muri fonction yagiraga, bamuhaga fonction zitajyanye na ranka yiwe, kuko yari kapiteni. Kapiteni akenshi wasangaga we afite batayo, mu mbabarire kubivuga gutyo, natinze niyo mpamvu. Yes, yari structure nyinshi, akayobora ahubwo ba kapiteni benshi. We yabaga ari kapiteni akayobora ranka ziri hejuru, kubera ubushobozi yari afite. Yari azi kuvugira kuri moto hejuru, kubera ubushobozi yari afite. Yari azi kuvugira kuri Motorola neza, ibyo hariho ababizi. Yari azi kwigisha neza, babivuze, yari umwarimu mwiza. Ndabizi neza ko abantu yigishije nibo babihamya. Mubo yigishije ndavugamo abantu babiri gusa, mbabarire mbavuge. Yigishije Dr. Chef Kabambe, mukuru wa kurikira bwa 2, niwe wamwigishije igisirikare, aramutraininga, aramwigisha. Ni nawe wamukuye mu Rwanda, twarabanaga. Uwa 2 yigishije ni Sebukwe. Sebukwe ubyara umudamu, njyewe yarambwiye ngo yaramuviringise. Bari mu kazi, kandi we yamukoresheje refresher course, kuko nawe yari afite notion, yari umupolisi, aza ajoininga, ariko nyine ngo amusuzume, abona agomba kumuha ubumenyi butuma akora akazi neza. Sebukwe ubyara umudamu,
yaramwigishije. Ubwo urumva ko yigishije n'abandi benshi. Imana yaramwakiriye. Ntagiye kurondogora mu by'ukuri, mbabarire, navuga byinshi by'ubutwari bw'uyu mugabo. Yakoze iby'ubutwari bwinshi. Yarazi kuvuga kuri media. Yarazi kuvuga kuri media kandi yari selectionné mu bagombaga kuvuga kuri media. Ntabwo yageze avuga ibintu birimo amacakubiri. Muzaje muri speech ze zose, imbwirwaruhame ze zose, avuga ko icyama cyabo cya MRDP twirwaneho nubwo cyaje guhagarika jenoside yakorerwaga abanyamurenge, ariko cyaje no kurengera abandi bakongomani bose bari mu kibazo. Siko kuri abashi, ababembe, abafurero n'abanyina n'andi moko. Uwo niwe wari uyu nguyu. Ba basore b'igisirikare bandi akababwira ati no, twebwe intego yacu, araza kubivuga, si ukurenganya, ni ugutanga amahoro n'umunezero mu gihugu, ni ukurinda abaturage n'ibyabo. Uyu niwe wari bienvenu. Iyo yavugaga nibazaga niba ari umuherezi wacu, kuko abavandimwe banje benshi including me twamwitaga bucura, ariko tugeze aho nkabagira inama, sinje mukuri wacu, ariko nkababwira ati ebana, umuntu w'umajoro kumwita bucura ntabwo byoroshye, tuzabireke ni afande. Tugenda twitoza kumwita majoro bienvenu, ariko ubundi yari bucura. Ubutwari bwe tuzahora tubuzirikana. Mumbabarire mvuga akantu kamwe gusa nsoze, ndabizi ko natinze. Yitabye Imana ku itariki y'9 babivuze, ariko ku itariki ya 7 nari niyamye hari ku cyumweru, ndota inzozi. Hari umuntu uri hano witwa Jimmy, niba hari, kuko niwe nabwiye izo nzozi. Mpura n'umuntu arambwira ngo mpuye na mama wawe arimo kurira cyane, sinzi niba ibintu byari ngombwa. Tese byagenze gute? Tiwacu gatugira ibintu by'amarira byinshi, tukwara umuntu bahuye aramuriza. Toya tinabonye arimo kurira cyane, mbonye arimo kurira mu umuti araceceka. So ngo buce mu gitondo mbibwira abavandimwe, ndamubwira ati ndarose hari leseti. Ibyo mvuze Lewit arakomereka, yakomerekeye mu Mikenge, ni nayo ntambara ya nyuma yabereye mu Mikenge. Arakomereka, byari bimeze nabi nk'uko mubizi, bamuha abasirikare bakeya, bahura n'imodoka. Mwarakoze cyane. Imodoka iraza iramufata imujyana mu bitaro mu Minembwe. Ayo ubwo nta makuru twe dufite. Leo Mikenge tombe, ariko numva ku mutima wanjye sinishimye. Uko nukuri niba ari hano cyangwa se ta munyamategeko uzubesha. Sinishimiye ko bahaye baririmba ngo Mikenge tombe. Harambwetse kubera ko utishimye kandi Mikenge yabaye libere. Simbizi. Tariko sinishimye kandi simbiguhisha. Tese arambaza, tese wabaye akagara? Mbare gukoresha iryo jambo. Wabaye akagara? Tuya? Tese no, sino akagara gute? None wakwishimye. Naho amaraso ya mwene mama ya nyuma yamenekeye mu Mikenge, sinari mbizi. Nari nabimenye ariko umuntu wamumbikiye ni mukuru we Dr. Chef. Niwe wamwakiriye mu bitaro muri Hopital General ya Minembwe, niwe wamwitayeho, niwe yacikaniye mu maboko. Amaze gucikana afata telefone arampamagara. So imbabazi ndaga mwazirambiwe nazisabye kenshi cyane. Arampamagara aramumbikira, ndabashimiye ko mwabanye nanje, ndabashimiye rwose. Uyu muntu
nkimara kubimenya naravuze ngo hari ngiye gupfa ko nagize ubwoba bwinshi cyane, numva ngiye nko gupfa. Uyu mugabo niwe waje kundeba arambwira ati humura ntacuba, tiko numva imwuka uhawuhera ntacuba, anshira mu modoka kubitaho urugi arantwara. Rero mwabantu mwe, uyu mugabo yari intwari, uyu mugabo yadukoreye byinshi, uyu mugabo yakoreye igihugu byinshi, uyu mugabo tuzahore tumwibuka kimwe n'izindi ntwari zose. Murakoze.